ndabasuhuje. Igihe warebaga munsi ya video nk'iyo uri kureba ugakoza urutoki cyangwa umwambi wa computer wahanditse subscribe, wariteganyirije kuko bisigaye bikorohera kumenya ko dushyizeho ikiganiro. Ndashishikariza wowe unyumva utarakanda iyo buto yanditseho subscribe kubikora nonaha kugira ngo dukomeze kugendana. Tangawizi ifite inkomoko muri Aziya y'Amajyepfo, ikaba ikunze gukoreshwa nk'ikirungo cyo guhumuza icyayi cyangwa se ibiryo. Gusa hashize imyaka n'imyaka iki kirungo gikoreshwa hirya no hino ku isi, aho yifashishwa ku bantu barwaye ibicurane, umutwe cyangwa se rimwe na rimwe ikanifashishwa mu kuvura abantu isesemi, by'umwihariko bamwe bakunze kumererwa nabi kubera urugendo cyangwa se abagore batwite. Nkuko tubikesha urubuga Passport Santé, tangawizi ifite akamaro ko kongerera umubiri imbaraga ndetse ikaba n'isoko y'ubushyuhe mu mubiri ku bayikoresha. Tangawizi kandi bitewe na vitamine C yibonekamo ifasha umuntu kwirinda umunaniro ukabije, ikarinda amara kwangirika, ariko kandi ngo inafite ubushobozi bwo kubungabunga ubuzima bwo mu kanwa. Urubuga rukomeza ruvuga ko tangawizi ifasha abantu bafite ikibazo cyo kuma iminwa ndetse ikanafasha amaraso gutembera neza, bishobora kurinda umuntu indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko tangawizi ngo ishobora gufasha imyanya y'ubuhumekero mu kwirinda indwara zishobora kuyifata ndetse ikanarwanya ibyago byo kurwara kanseri zirimo ifata ibihaha ndetse n'iy'udusabo tw'intangangabo cyangwa se prostate mu ndimi z'amahanga. Uru rubuga ruvuga ko kandi ubushakashatsi bw'abahanga mu buzima bwagaragaje ko tangawizi ishobora kugira uruhare mu kurinda umuntu gusaza. Iki kirungo kandi ngo gishobora kwifashishwa mu guhagarika kuruka biterwa n'isesemi, by'umwihariko ku mugore utwite, ku muntu umaze kubagwa cyangwa se byatewe n'urugendo nk'uko twabivuze haruguru. Iki kirungo kandi ngo gishobora gufasha mu kwihutisha igogorwa ry'ibiryo umuntu aba yariye. Zimwe mu ntungamubiri ziba muri tangawizi zishobora gufasha mu kugabanya ububabare ahantu aho ariho hose mu mubiri. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko tangawizi ishobora gufasha abantu barwaye indwara ya diabete yo mu cyiciro cya kabiri, mu gihe umuntu byibuze afashe grams 3 z'iki kirungo mu gihe cy'ibyumweru 8. Ishobora kandi gufasha umuntu gukira vuba aho yakomeretse bitewe n'uko yifitemo kwiva. Bivuga ko agace gato ka tangawizi gapima byibuze garama 23 kaba kifitemo kalori 19, proteine ingana na garama 0.4 ndetse na glycide ingana na garama 4.2 n'izindi ntungamubiri. Gusa nanone abahanga mu by'ubuzima bavuga ko tangawizi hari ibintu bimwe na bimwe bidakorana nk'imiti imwe n'imwe nka aspirine cyangwa ibindi bimera abantu barya, ngo kuko ishobora kubyongerera ubukana. Bivuga kandi ko tangawizi nyinshi ishobora kudakorana neza n'imiti y'umutima, nubwo kugeza ubu nta bushakashatsi bugaragara bwari bwabyerekana. Abanditsi benshi kandi bavuga ko atari byiza kunywa tangawizi ku kigero cyo hejuru mu rwego rwo kwirinda kuva cyane mu gihe habayeho igituma umuntu ava. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abantu batemerewe gukoresha tangawizi ngo kubera ko ishobora kuba yabagiraho ingaruka zitari nziza ku buzima bwabo. Nubwo mu biganiro byacu byashize twababwiye ibyiza bya tangawizi birimo no kuba yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ahangaha rero tugiye kurebera hamwe ibibi bishobora guturuka ku gukoresha tangawizi. Tangawizi izwi nk'umuti w'umwimerere ukomeye cyane, dore ko bivugwa ko ifite ubushobozi bwo kurinda ububabare, koroshya igogorwa, kurwanya ibicurane, kurwanya kanseri ndetse n'isesemi. Ibi bikaza byiyongera ku bindi byinshi kandi byiza bivugwa ko ifasha mu mubiri w'umuntu. Gusa nubwo havugwa byinshi byiza bya tangawizi, urubuga santeplusmag.com ruvuga ko ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko tangawizi ishobora gutera ingaruka zitari nziza ku buzima bw'abantu bamwe na bamwe, by'umwihariko iyo ifashwe ku rugero rwo hejuru.
Nubwo tangawizi yifashishwa mu guhangana n'ivura ry'amaraso, uru rubuga rwa santeplusmag.com ruvuga ko abantu bagira ibibazo byo kuvura kw'amaraso batagirwa inama yo gukoresha tangawizi bitewe n'uko ngo ishobora gutuma umuntu ava ku buryo bworoheje cyangwa se akagira ibibazo byo kuva bikabije. Abantu bagira ibibazo by'ishyira cyangwa se calcul biliaire mu rurimi rw'igifaransa ngo bakwiye kugisha inama abaganga mbere y'uko bafata tangawizi. Nubwo ishobora kurinda isesemi no kuruka, bimwe mu bimenyetso bikunze kujyana n'igihembwe cya mbere cyo gutwita, ngo abagore batwite nabo ntibakwiye gukoresha tangawizi kuko bishobora gutuma umugore abyara mbere y'igihe. Bikaba bivugwa ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byose bishobora kuba biturutse ku ikoreshwa rya tangawizi, ngo abagore batwite bakwiye kujya birinda kuyikoresha by'umwihariko mu mezi ya nyuma yo gutwita kwabo. Abantu bitegura kubagwa ntibagirwa inama yo gufata tangawizi kuko bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kudahagarara kw'amaraso. Nk'uko byemezwa n'abahanga batandukanye, tangawizi ifite ubushobozi bwo kugabanya urugero rw'isukari mu maraso. Bivuze ko ifite akamaro ku bantu bafite ikibazo cya diyabete. Gusa bongeraho ko atari byiza gufata tangawizi mu gihe umuntu asanzwe afata imiti ya diyabete kuko bishobora gutera ibibazo. Tangawizi izwiho gufasha cyane abantu bakeneye gutakaza ibiro kuko n'uwayikoresheje cyane atakaza apeti, bityo ngo ntabwo ari byiza ko umuntu ufite ibiro bike cyangwa se umuntu utifuza gutakaza ibiro ayikoresha. Bivugwa kandi ko atari byiza kuvanga tangawizi n'ibimera bimwe na bimwe birimo nka tungurusumu ndetse n'igitunguru. Ngira ngo mumaze kumva byinshi bitandukanye bijyanye n'ikoreshwa rya tangawizi ndetse n'ingaruka ishobora kugira ku buzima bw'umuntu. Ibiganiro nk'ibi bizakumya kugeraho ubuzima bwawe bwose nuramuka urebye aho munsi ahanditse ijambo subscribe mu ibara ritukura, ugahita ukandaho, haza akamenyetso k'inzogera nako ugahita ukandaho. Ni agakorwa gato ariko gatuma ikiganiro gishyashya dushyizeho kandi kagatuma tumenya ko dukunda. Bikore rero.